kuko n'ubundi ubu ntegereje ko nzabona umukunzi wa nyawe Imana izampa. Uramushaka se? Ndamushaka cyane ahubwo akatavuye mu by'ubuhanuzi. Urabona n'ubundi ndi ukabakaba mu zabukuru. Ibaze ncuze nabyaye. Oya ntabwo ari ugutandukira kuko abahanuzi bamwe na bamwe banciye intege nyine kubizera. Nanone wambwira ngo uyu niwe wawe ntabwo nabyizera bitewe n'ibyambayeho. Abababaye bose ubaremo imitima, ubashyiremo umutima utunganye kandi ukomeye. Abacitse intege ubasubizemo imbaraga kuko ari wowe Uwiteka Nyiringabo ushobora byose. Nuko rero Data agenderera buri wese. Nizere ko mumeze neza cyane mu dukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Bakoze cyane kudukurikirana, bari by'agaciro cyane. Mujye mukomeza mubane natwe, mujye muri comment muziduhe, nazo ziba ari ingenzi cyane. Tugaruka muri stories zitandukanye hano kuri Yawe TV, tuganira ku bintu bitandukanye biba biri trend kugira ngo mukomeze gusobanukirwa no gukomeza kubana natwe mu makuru agiye atandukanye. Kandi unasure website Yawe TV.com kugira ngo usobanukirwe na isi bayerekeza ikintu cya mbere n'amakuru. Uyu munsi tugarukanye na Herniette, tugiye kuba twiganira ntabwo twari tumuherutse ariko tugomba kugaruka tumaze twiganirire kuri stories zigiye zitandukanye. Herniette, umeze neza? Umeze neza. Amahoro? Ndashima Imana. Amen. Biracamo. Ntabwo twari tuberutse. Herniette, muri iyi minsi wabwiye abantu ko ugiye mu biki, urimo urakora ibiki? Nabwira abantu muranyivuga. Icyo mujyeho cyane no gusenga, nubwo nyine n'akandi kazi mba nkora, ariko ibyo mujyeho cyane ni ibyo gusenga Imana, gushakisha ubwiza bw'Imana. Nibyo bintu uhugiyemo. Ariko iyo umuntu avuze ngo gushakisha ubwiza bw'Imana, abantu baribaza bati se umuntu abushakisha gute? Ubona bitandukaniye n'ibyo wari urimo uyu munsi wa none? Uko ugenda usenga kenshi, ujya ku musozi, ujya mu cyumba cy'amasengesho, bigenda nyine bikongerera imbaraga zo kugira ngo udacika intege nyine. Ubwo nibwo bwiza bw'Imana tuba dushaka, imbaraga z'Imana kugira ngo ukomeze kunswaho amavuta yayo nyine inkomeze. Amavuta akomeza aba amavuta. Ariko wenda hari abantu bavuga bati biriya bintu bari ugutwika. Abantu bagifitiye iyo mitekerereze ngo se nagatuye abantu amaherezo n'undi ntibizarangira tu iminsi 40 kuzuye. Oya. Kera abantu babazi ngo ni imitwiko, ariko hoya. Gusenga bya nyabyo, abanzi nabo dusengana baranzi. N'ufite amatsiko azaze kunsura mu rugo, tujyane no gusenga, cyane ababyeyi banjye bamuha ubuhamya n'inshuti. Bamuhomye n'inshuti. Imibereho yarahindutse, ubona hari ibyo wahombye? Yego ko ntago umuntu uri muri Yesu ntago ajya ahomba. Dutere ivi nyuma yaho tuzakora ikiganiro uri kumwe na mama wawe. Abantu baravuga bati se Herniette, ubu ngubu ko mu rukundo byanze, ubu uhagaze gute mu buzima bwawe busanzwe? Mu buzima busanzwe nyine mpagaze neza, biriya bibaho mu buzima kuko ntago tuzabura ibicantege, tuzabura ibitugusha, ariko nyine biduca intege. Ariko njye ntabwo nacitse intege, nakomeje gusenga Imana kuko n'ubundi ubu ntegereje ko nzabona umukunzi wa nyawe Imana izampa. Uramushaka se? Ndamushaka cyane ahubwo akatavuye mu by'ubuhanuzi. Atavuye mu by'ubuhanuzi? Mbese ubwo naza akakugusha? Oya. Abantu bavuga bati se ubu natandukiriye umuntu yari mu by'Imana, none nyuma y'uko akubitanye n'umuhanuzi w'ikinyoma, none arimo ashaka utarakishijwe. Oya, ntabwo ari ibyo. Nyine ubwo uw'Imana izampa, njye simvuze ngo yaba asenga gusa, nkunda umugabo waba usenga wubaha Imana. Kubaha Imana no gusenga biratandukanye. Umugabo wubaha Imana, no yaba asenga nta kibazo, ariko nyine nshaka byibura umuntu wubaha Imana, ugira umutima w'urukundo, ukunda abantu,
nanjye nkunda. Ukaba yujuje nk'ibiki ibyo gusa fizikali ntabwo ujya ubireba? Oya, ibyo ntabwo ndeba ngo isura ng'ingano ng'indeshyo, oya. Ubwo si ukuva mu byizerwa niba wari warahanuriwe kubona umugabo ukarangira noneho umva utavuga ati ntabwo nyishaka wa mukunda, ubwo si ukuvuga ngo leta irimo atandukira? Oya, ntabwo ari ugutandukira kuko abahanuzi bamwe na bamwe banciye intege nyine kubizera. Nanone wambwira ngo uyu niwe wawe ntabwo nabyizera bitewe n'ibyambayeho. Nanone bivuze ko ubu utakizera? Oya, ndizera ako nyine umuntu wamanura ngo n'uyu byansaba na byari nko gufata nk'amasengesho hari ibyumweru 2 mbisengera Imana yonyine byibura ikabinyibwira cyangwa se ikama ibimenyetso nkamenya yuko ari we wanyawe. Nawe undi byabigoye ntabwo ukijya ku rusengero se? Yego, ntabwo nareka kujya gusenga. Nta muntu se mwongera guhura nyuma yo kubira bibaye? Hari ukuntu ibintu nka biriya nanone biba umuntu akabateka kurafitire mu kavuyo. Ndabona yarababajwe reka mite mwatakure wenda tujya mu rukundo, ntabwo birakubaho? Wenda ukaza gusanga hari kiriteri yatuje? Ntabwo biraba. Kenshi ko Imana nyine izama uwo Imana izamuza nawe azaba ari uwo. Ikintu nzakora ni ukuzabisengera cyane nkabanza ngasobanukirwa ko ari we wanyawe. Ubwo nicyo kiba kirimo nyine ibyo kugira ngo bayamve ibintu biba byarabaye ari ibintu bikomeye, tuvuga kugira ngo ibyo bintu byabaye bitazongera. Birumvikana. N'ubundi na mbere wose waratubwira ati ni ingwi Imana yantumye, siko watubwiraga kubera uko Imana yantumye nyuma y'iminsi ingahe yose nyuma y'igihe kinini, kubera ukuntu ngo uriya wiyita umuhanuzi yaduhuje nende kanyarira ndi gusenga mbona baraza mpfukamye ndi gusenga, baraza duhuza ibiganza ngo dore umuntu ngo Imana iguje nawe ngo niwe mugabo wawe niwe muzabana. Nabona ukuntu ari umusaza nkavuga ni nta kibazo buriya niko Imana yabishatse niwe yamitiyemo, bituma mbyizera. Ako ikintu kitakubayeho ntabwo wiga. Nasamubona nyine ni inyigisho kezi zikomeye. Ubwo ni inyigisho zikomeye kugira ngo umuntu wese nka bimwe mu bimenyetso ushobora kubona ugataka ko ngo nawe n'undi arasa n'uwa mbere byaterwa n'undi muntu wenda nawe yo mu rukundo byagenze nka kuriya byagenze aze kubona ibihe bimenyetso ku buryo ashobora kuzitavumbura umuntu akabata ko uyu muntu mwesikoro bitewe n'ibintu n'ibi nagiye mbona kuri kanaka. Harimo abantu biyoberanye cyane ko umuntu wishushanya akwishushanyaho akakwica mu mutwe ku buryo utapfa nyine guhita umusobanukirwa. Ariko ikintu nabwira abantu bajye babanza bashishoze, bashishoze niba ufite nyine niba Imana igwa umukunzi cyangwa se unamufite banza umusengere kuko kwiga umuntu kumumenya biragora. Abakristo ba none ni bakristo ki? Abakristo ba none nabangiye guca imanza ngiye kubyinjiramo cyane. Ntabwo ari guca imanza tuvuga ibintu n'ubundi bihari. Hari ukuntu uba ubabona ntabwo uca imanza ariko uvuga ibyo ubona. Guca imanza ni ukuvuga ngo umuntu ibintu akora si byo, ariko iyo uvuze ibyo umuntu akora kandi ari ukuri ntekereza ko udaciye imanza. Nuko nzi ko abakristo ba none harimo abishushanya nk'umuntu ugasanga ni umuhanuzi, ni umupasiteri, ni umuririmbyi, ariko mu rusengero akaba yageze umwana mwiza, ariko gusohoka mu rusengero neta yigira mu bintu bitandukanye bihabanye n'uwo ari we. Ariko gusa none nyiri aho ngaho nzi abanuzi benshi kandi bahanura iby'ukuri, ariko imyitwarire itandukanye n'agakiza bafite bihabanye. Ariko ibyo nyine hari ahantu handitse muri Bibiliya ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa mbwiriza ubwoko bwanjye. Kumva uwo nguwo iby'Imana imunyuzamo ni nk'uko wafata itiyo, ubundi itiyo inyuramo amazi ariko ntayihuriye n'amazi.
n'ubundi naba ari icyapa. uwo murongo dukubise ni sawa ariko ibintu waciyemo nabyo ni isomo rikomeye n'ibintu na experience nini no ko uca mu nyabwo gatongera kwiyadabuta iki cyabigufashije amasomo nka runaka yagufashaga nayaje ubuti uno murongo nawe ufashe nawe usomye no mucuje muri uyu modo rwose. Umurongo wamfashije wo muri Bibiliya ni muri Daniel ibice 10 umurongo waho wa 11. Avuga ngo iki? Wayi umurongo utibuka amagambo yawe kibazo. Ndayibuka. Havuga ngo iki? Ngo uwo impamvu nawukunze nasomye nyimara gukizwa ndano mu butayu. Ngo yewe Daniel mugabo ukundwa cyane ngumva amagambo ngiye kukubwira guhaguruka weme nyine kuko uyu munsi ngutumweho nyine igihe wahereye ushakisha mu maso h'Imana yawe no gusobanukirwa uri kumva ibyo wasengeye byose urabihawe. Nanjye nashaka kiza mfunguye uwo murongo ngusomye numva nyine unsubijemo imbaraga. Ahandi nkunda ni muri Nahumu ibice 5 umurongo waho wa mbere ngo nzahagarara ku bitugu by'abapfapfa ngiriza ubwoko bwanjye. Nawo waranyubatse. Umupfapfa wari umuntu umeze gute? Umupfapfa nyine aba ari umuntu utizera Imana cyangwa se suko ariko uyu bavanga hari umunyabwenge n'umupfapfa. Umupfapfa ni iki? Umupfapfa nyuma numva ari umuntu utizera sibyo. Reka mbyumva. Ari wese umubyeyi ameze gute? Umubyeyi araho. Uracyabandera? Nabatijwe nyine mu bintu bitunguranye. Ivuna ryarajira gutungura cyane. Nyine nagiye gusenga muri Zayoni twakunine bavuga abantu bihanye vuba batarabatizwa kandi bari kubwiriza bari kwigira umubatizo. Numva nanjye nyine nabatizwa bambatije bitunguranye ariko narabishakaga cyane. Ihene imeze ite? Sigaruka nabaguye ihene tuzi niba yarabyaye. Yaje kwa ngo nakuru ubwatsi kandi nagende bakuru ubwatsi ahubwo nuritura. Nagira abyara ariko irahaka niko bavuga. Abangira haka. Iri hafi kubyara. Hanyuma sister Fani wameze gute? Nifana raho arashima Imana. Shima. Nawe ujye umusengera wese ko adakizwe. Nawe arasenga. Umwe asigaye asenga nyine. Umudusurije Fani. Ndamusuza. Ako na mbere arakijijwe kuko ibyo yakoraga n'ibyo nakoraga byari bitandukanye bihabanye. Nawe ari mu wajyaga bakugira inama cyane ahubwo akankubita kaza gakubita Jojo akenda cyakora Fani wubahwe ndagukunda cyane muvandimwe wanjye. Ko nawe ari mu bantu babigizemo uruhare kugira mpinduke. Hari igihe umuntu ava mu bintu bibi akagira umurongo w'abantu bamushyigikira bakavuga bati rwose nibyo bahindutse n'isawa n'ikaya tunakugira iyo nama ariko wenda nawe uvamo mwari muri bimwe mwakoraga bimwe bikababaza bati tuhombye umuntu ibyo byabayeho numva bari impande ebyiri byabayeho cyane n'ababazwa no kwabivuyemo. Byambaho cyane byatumye mpindura n'inshuti. Mbere nayaga inshuti z'abatinganyi yaba lesbienne abazima ahubwo baramvuyeho bangira inama byaranze waro nahinduye inshuti kuko hari ibintu uvamo bikagusa no guhindura inshuti. Kuzindura si ukuzanga ahubwo usigara uzisengera kandi uzigira inama ariko mutagendana cya kigare nyine ukakireka. Umuntu yashaka ngo mugenda nibwo byoroshye ko wabahindura. Oya. Ese nawe uri umuntu uratekereza sibyo? Nari umulesbienne ngira abashuti b'abatinganya lesbienne nakizwa nanyiramerwe nkakizwa nkakomeza kugendana nabo kugira ngo nabo uzababwira nta n'umuntu wanyizera utandukanye ubwo bwa ubutumwa bw'uko wakijijwe bwabagiraho. Oya ndabibabwira ndabahamagara nkabandikira kuri WhatsApp
nyine ikigare nicyo navuyemo ariko kubabwiriza cyangwa kubagira inama ntago byabura kubagira inama ukumva utakumva nuko nyine ariko wowe watanze ubutumwa bwawe. Imico y'umuntu wahindutse iba ari iyihe? Imico y'umuntu ikwiye ku muntu wahindutse ni ukwiyubaha, guca bugufi, kumenya kubana n'abantu kandi ukamenya guca bugufi, nyine ugahindura imyitwarire. Ukaba wariyete wongera kwitaga abantu akavamo, ariko hari abantu bavuga bati se wenda nkaba ari abantu wenda mwajyaga muhura mu biganiro kuriya ibyo byandega bite? Bati wenda ariyete wenda abantu bajyaga bahura mu biganiro bakubita abantu w'ikizu bashaka nibo bose basaba imbabazi cyangwa bazisabaga muri rusange n'ubundi abantu bagiye ukoma bikomeye. Nabasabye imbabazi kandi na n'ubu ndacyabasaba imbabazi cyane, nanjye ntabwo yari njye pe, ni umwanzi satani wari warangiza imbata, ariko narahindutse kandi ndabasaba imbabazi na n'ubu, akabona bashije kongera kubona nabasabye imbabazi, ariko n'ubu nkizibasaba pe, bambabarire cyane. Akaririmbo karimo kudufasha yaba gakorasi cyangwa se n'indi ndirimbo ya gospel muri iyi minsi igihe uri mu mwuka urimo wifashisha n'igihe? Nasaraye sinzi ko nabasha kuririmba. Nawe gakera icy'ingenzi no ko ubutumwa butambuka ntabwo ari ijwi ryiza. Indirimbo zimfasha ni nyinshi ariko hari indirimbo mu gitabo nkunda cyane ivuga ngo mananduhurira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubi, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Imana niyo murenzi wanjye wo kwizera, ndayikunda cyane. Uwo mwuka uba urimo abantu baba bawukumbuye rwose, n'umuntu uba ukumbuye uwo mwuka wamubwira ko ibyiza byawo ari uwuhe? Kwibera mu dukorasi, amasomo mirimo yadukubita muri za nahumu kameramani nta nubwo azi ngo ni ikihe gitabo kiba mu isezerano cye cyangwa irya kera ntabyo azi. Arabizi bite mwumva arize mu isezerano cye cyangwa irya kera ntabyo azi. Kiba kigendera kumbuza abantu uwo mwuka uba urimo. Mbuza hano umwuka ndimo, ikintu nababwira biguha amahoro, kumva umutima wawe urabohotse uranezerewe, kumva ufite amahoro nyine yo mu mutima. Mbese nayo uri mu mwuka mo neza wumva hari nijoro waribonye utaranaregeramo. Nabashishikariza gusenga Imana ikaba umwuka wera, kuko iyo wabatijwe umwuka wera, batizwa umwuka wera ntabyo uzi? Batizwa umwuka wera? Ni ibiki? Nyine kumwe umuntu yuzura umwuka. Ni ukubatizwa umwuka wera? Imana bakubatije umwuka wera nyine. Mwumwe igikubatiza nkabona uratitiye. Ibiguhaye izindi mbaraga kandi umwuka wera n'ubundi n'ubushobozi nyine butuma utapfa gusubira inyuma, none kaguha n'indimi nshyashya, kuvuga urundi rurimi rushya. Nabyo ni Imana itanga. Imana itanga. Umaze kubimenya? Imana yarabimpaye. Rero gakeya tutujyana ubusobanuro bwabyo. Uyu ntabwo navuga, nyine ntabwo byakunze. Ubikora se cyangwa ntabwo bitegura? Ntabwo bitegura. Urimo uramo karakatipa ukaba uvuze ikintu? Karakatipa nyine ruriya ni ururimi rw'Abisiraheli. Imana ikubatiza nyine iguha, ntago nyine utavuga mu ndimi ntago wapfa guhita ubisobanukirwa. Ni ibintu bicanga benshi. Sawa cyane kabisa. Yitwa Herniette, tugenda twiganira ku bintu bitandukanye tuba twaragiye gucamo. Umuntu yakibaza se ngo uwo mukunzi wifuza, abantu hari igihe bajya mu rukundo ariko ku ntego zitandukanye, ukwifuza umukunzi wo gukoza iki? Ndifuza umukunzi twatangirana urugendo ruzima rwo kubaka urugo rwacu kandi twubahana, tukabyara ahungu n'akobwa, tugatera imbere. Ntabwo nifuza umukunzi w'ikigare gusa ngo kuryoshya, reka ibyo sinkirimo.
ndifuza waba ufite gahunda nyine yo kubaka urabona n'ubundi ndi ukabakaba mu zabukuru ibaze ncuze nabyaye ariko iyo umukobwa yashaje ugira ko umukobwa washaje afite imyaka ingahe ahandi uvuga ati uyu nguyu rwose yarunduye sinzi ntabwo ubwo wenda ndashaka umukunzi urumva yose ni ugushyira mu mago ntabwo byatuma ushobora gushaka ubutari we bitewe n'uko nyine bikwifasha kuba ngo reka nshake ndabizi nyine yuko uwo nzahuza nawe nyine uzaba umugabo wanjye n'undi Imana iri kumutegura kandi azaba ari uwo kandi nzi ko Imana izaba yamunteguriye ugiye umuntu aragira ikiganiro avuga ati muzamuzane Herniette n'iki nawe umukunzi n'ibiki murahuye mwemeje no gukundana byakosa ashobora gukora akavuga ati mbwire rwose ryo ntabwo naryangana n'iriye imyitwarire yihe imyitwarire ye nyine ugiye aba yitwara sinkunda umuntu udakunda abantu icyambere nkunda umuntu ukunda abantu urimo ukunda abantu kandi uzi kubana ugiye umuntu azi kubana uretse ko indi mico n'undi ugenda uyimenya muri fiyansaye muri cya gihe muba muteretana ugenda umenya imico y'umuntu ntabwo ari ngombwa ngo ibintu byose mbivuge we niyumva ari interesitedi ukazagushaka mugire ibyo muganiraho niyumva muhuza mubijye mudizera ko nubona umukunzi uzagaruka kuri yawe tibuka avuga ati ibintu byaciyemo siko bimeze uko bimeze ubwo se nta umukunzi simubereke umva abafana banjye bankunda bagomba nabo kumenya uwo Imana nyine yamuje nawe namubereka turimo turagana ku musozo rero wa mushiro wawe mwakundanaga hari abavuga ngo ni umusaza ariko icyo gihe wahakanaga niba ari umusaza ntabwo tuzi noneho niba yarabaye umusaza cyangwa se muheruka kuvugana ese icyambere uba yabaye umusaza ko duherukana vuba ngo nta musaza muri Yesu turavugana ntabwo bivuze kuba yarankoreye biriya ngo mise nanga no kumuvugisha manyuma no kumuvugisha nawe akisubiraho agahinduka nkamuganiriza mbwa ko ibintu byo guteka imitwe atari byiza ahubwo agomba gukizwa bya nyabyo n'ibintu byo gukinisha Imana ni bibi akuze kuvuga ngo Imana yavuze itavuze ni ikintu gikomeye bakubita isengesho ry'igihu byakora narumiwe ariko nyine kujya mu mwuka ku gihu uretse ko nta musebya ariko satani nawe arakora reka satani arakora kandi afite imbaraga abantu bakora ibyo bintu bumva bakwiye guhana Imana ikwiye kubahana ite nubwo atari wowe ugena ibihano ntabwo nagena ibihano ahubwo mba numva ikwere nk'umuntu wakinisha Imana gutyo wumva byakagenze bite wowe uri nk'umuntu byamukora nawe arabyumva ariko Imana oyanjye mba numva ahubwo Imana yamuhindura none se koko ni Muzehe uyu musaza yagiye gukoresha ijambo ritari ryo n'ubundi biragaragara ngo bayita taci ariko urukundo rusobanura gute urumva none ubu ngubu ubona ko ari taci igihe mutari kumwe ariko igihe warabonaga hariho umusatsi wapi anko wanjye yaramubonye avuga agomba kumusaga urabona afite na taci niyo mpamvu mvuze gutya mbese ubu noneho ni Muzehe nibwo ubibona oya n'ubundi nabibonaga nyine ko akuze uri kumva aho kubera nta kintu Imana yaguha ngo ucyange nyine kubera Imana ariyo yabivuze n'ubundi nyine narabyakiriye naho kuba akuze bwarakuze nk'uko nanjye nkuze nyine ariko kamemu yarandutaga cyane uburyo rwumva nyine umuntu ukuze rumugira umwana iby'urukundo ntawabisobanura birarenze uburyo nyine ushobora kubona nk'umuntu nyamara umuntu akuze ukumva muri wowe ukavuga umuntu n'umwana nubwo bavuga ngo ni umusaza ariko njyewe ndabona ari mutoya ubundi iyo ukunda umuntu nta kibi umubonaho
n'ikibi afite andi babona ahubwo ari cyo cyiza afite. Yaba akuze upfa kumukunda nyine ubona kuri wowe aba ari mwiza wawe. Iyo mutandukanye bijya heza, iyo mutandukanye nyine nk'uko urukundo ruza rukagutungura bikakuzamo, ni nako n'ubundi rugenda nyine iyo umuntu mushwaye cyangwa mutandukanye. Ako hari igihe nabwo kaba karimo, ariko kubera wenda cya kintu cyatumye mutandukana nyine ukaba ari cyo ushingiraho. ukaba ari cyo agaciro. Iyo abantu batandukanye bakwiye kubona gutya, kubana gutya. Iyo abantu barakundanaga, hari igihe abantu baba bakundana ariko batandukana ugasanga hajemo urwango ku buryo ushobora kubona basuzanye, ariko urumva ko mukivugana nubwo yanakubeshya kugahindukira kuriya. Iyo abantu batandukanye bakwiye kubana gutya. Ngiye ko byumve abantu batandukanye numva baba inshuti zisanzwe. Rwa rukundo rumwe nyine ntabwo ruba rugihari, ariko mukaba inshuti zisanzwe, mukagishanya inama, mukungurana ibitekerezo, kamaze se iki n'iki, kuko muba muziranye bihagije. Ubwo rero niyo mpamvu byibura we uba ufite n'icyo wamubaza ati ngira inama kuri iki. Sima numva kandi bashwana burundu ku buryo yahura ntibasuhuzanye. Ibyo reka ntabwo ari ibyo. Bisawa cyane kabisa. Urumva niba abantu babana bamugani nk'abakunda ntabwo bagomba gutandukana, ariko hari abavuga bati biterwa n'uburyo mwatandukanye. Nabyo biterwa n'uburyo mwatandukanye, ariko ntabwo bivuze ko mwaba banzi burundu. Umuntu araguhemukira akagukorera ibyo wamucaho ukamusuhuza. Niba abantu bakundanye bagiranye ibihe byiza mu rukundo, ntugasanga gucaho nta gusuhuje. Ni ibyo. First time turimo turagana ku musozo rero, ubwo numva sinzi niba hari ubundi butumwa ufite wagenera abantu, cyangwa se kugira ngo ukumbuze abantu na wa mwuka tuba twiberemo amasengesho, niba wasoresha agasengesho, cyangwa se wenda hari ubundi butumwa ushaka kugenera abantu, nyuma tugasoza. Tukanagushimira ko waje kutuganiriza, ubutaha uzagarukira hano ni mu rugo. Ubutumwa naho abantu mpora mbibabwira, agakiza niko ka mbere kandi niko gatanga amahoro. Rero nasoza mbasengera Imana abarushye n'abaremerewe, Uwiteka aravuga ati munsange mbaruhure. Ufite ibibazo, wacitse intege, Uwiteka niwe karuhura wenyine. Kwizera nicyo cya mbere, kandi kwizera kurarema. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza, uri Imana ihambaye, uri Imana ishobora byose, uritangira ukaba n'iherezo. Rero gitare cy'amahanga, nkweretse data abantu bose bari mu gihugu cy'u Rwanda, bari hanze, abantu batandukanye. Erega Uwiteka Mana biteho, data bashaka agakiza ukabahe, abarushye ubaruhure. Ni wowe mugabo w'abapfakazi kandi ukaba papa w'imfubyi. Erega bose data ubagenderere, kandi data ufite ikibazo cyose ugikemure, kuko ibiri mu isi n'ibiri mu ijuru byose ni ibyawe. Rero data ngushyize imbere abababaye bose, ubaremo imitima, ubashyiremo umutima utunganye kandi ukomeye. Abacitse intege ubasubizemo imbaraga, kuko ari wowe Uwiteka Nyiringabo ushobora byose. Nuko rero data agenderera buri wese Mana, icyo umuntu cyose akeneye ukimuhe, kuko ari wowe ushobora byose. Amen. Sawa cyane. Riza Herniette bakuzana kutuganiriza. Namwe murakoze cyane. Yawe turi mukunze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Dushimire tuyisenge ufatira iryo shusho ryiza cyane rya HD. Tumusuhuze nawe cyane, hanyuma reka dusubire mu biganiro byacu bitaha. Amahoro y'Imana abane nawe.